ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu gatandatu w'icyumweru cya gatanu gisanzwe, tariki 14 Gashyantare 2026, ko duhimbaza abatagatifu Cyril na Methode. Aya masomo aradufasha kwegera Imana. Isomo rya mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 12 umurongo wa 26 kugeza ku 32, n'umutwe wa 13 umurongo wa 33 kugeza ku 34. Yerobowamu amaze kuba umwami w'imiryango 10 ya Isiraheli, aribwira ati, uko mbona ibintu biteye, ubwami bushobora kuzasubira mu nzu ya Dawudi. Aba bantu nibakomeza kuzamuka bajya gutura ibitambo mu ngoro y'Uhoraho i Yerusalemu, imitima yabo izagarukira shebuja Yerobowamu umwami wa Yuda, maze banyice bisubire kwa Robowamu umwami wa Yuda. Umwami Yerobowamu yigira inama, akora amashusho 2 y'inyana za zahabu, abwira abantu ati, mwakabije kuzamuka i Yerusalemu. None rero Isiraheli, ngize imana zawe zagukuye mu gihugu cya Misiri. Ishusho rimwe arishyira i Beteli, irindi arishyira i Dani. Ibyo nibyo byateye rubanda gucumura, ntibatinyaga no gutambagira kugera i Dani kubera iryo shusho. Yerobowamu yubaka amasengero ahirengeye, kandi afata abantu muri rubanda rwa giseseka batarabo mu nzu ya Levi, abagira abaherezabitambo. Yerobowamu akoresha umunsi mukuru mu kwezi kwa munani, ku munsi wa 15 nk'uko byari bisanzwe muri Yuda, nuko arazamuka ajya ku rutambiro. Abigenza atyo i Beteli, maze y'amashusho y'inyana ayahaturira ibitambo. Ashyira Beteli abaherezabitambo yari yaratoranyije mu masengero yahirengeye. Nubwo ibyo byabaye, Yerobowamu ntiyaretse imigenzereze ye mibi. Yakomeje gufata abantu muri rubanda rwa giseseka, abagira abaherezabitambo mu masengero yahirengeye. Washakaga wese yamukoragaho imihango yo kumugira umuherezabitambo wahirengeye. Iyo migenzereze ibera icyaha inzu ya Yerobowamu, bituma isenywa kandi irimburwa ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 106. Uhoraho twibuke, ugirira neza umuryango wawe. Koko twaracumuye nk'abasokuruza bacu, twaragomye duteshuka inzira. Abasokuruza bacu mu Misiri ntibigeze bumva ibitangaza byawe, biyibagije impuhwe zawe nyinshi. Kuri Horebu bacuze inyana, bapfukama imbere y'icyo cyuma, Uhoraho wowe kuzo ryabo, bamusimbuza ishusho y'ikimasa kirisha ubwatsi. Bibagiwe batyo Uhoraho umukiza wabo, wakoreye mu Misiri ibintu bikomeye, ibitangaza mu gihugu cya Kamu, n'akataraboneka mu nyanja y'urufunzo. Uhoraho twibuke, ugira neza umuryango wawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Muri iyo minsi hongera kuza imbaga y'abantu badafite ibyo kurya. Yezu ahamagara abigishwa be arababwira ati, iyi mbaga nyifitiye impuhwe, kuko hashize iminsi 3 bankurikiye, kandi bakaba badafite ibyo kurya. Nimba sezerera batariye baragwa mu nzira, kandi muri bo harimo abaturutse kure. Abigishwa be baramusubiza bati, imigati ihagije aba bantu bangana batya, umuntu yayikura he muri ubu butayu? Arababaza ati, mufite imigati ngahe? Bati 7. Nuko ategeka rubanda kwicara hasi, maze afata ya migati 7, ashimira Imana, arayimanyura, maze ayiha abigishwa be ngo bayibahereze. Bayihereza imbaga. Bari bafite n'udufi dukeya. Yezu ashimira Imana, abategeka kutubahereza natwo. Nuko bararya barahaga. Hanyuma bakoranya ibisate byasigaye byuzura inkangarandwi. Ubwo kandi bari nk'ibihumbi 4. Nuko Yezu arabasezerera. Aherako ajya mu bwato hamwe n'abigishwa be, agana mu karere ka Dalumanuta. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo tujye kuzirikana ku wa gatandatu nadufasha kuzirikana ku ngingo yitwa kunyurwa. Kunyurwa ni ukuri, la satisfaction. Buri wese raze gusohoka ngaha afite umutima mwiza,
ukunyurwa n'ibyo afite, ukunyurwa n'uko ari. Turaza kubifashwamo n'umubare 7. Uko tuza kubona ko umubare 7 uhatse ibintu byinshi, ufite ubutunzi bwinshi, hari ikintu gikomeye utazi ku mubare 7, uraza kugufasha kunyurwa, nubasha kuwusobanukirwa, hatoje n'ejo bundi tuzasobanya. Mu kuzirikana kuri iyo ngingo remezo yo kunyurwa dufashwe n'umubare 7, tugiye kuzirikana ingingo 3 ziza kudufasha gucengerwa n'igisobanuro cy'umubare 7, bityo nawe uze kuva ahangaha uri kunyurwa n'ukuri. Icya mbere tujye kubona ibintu 7 birimo 7. Ingingo ya 2, igisobanuro cy'umubare 7. Icya 3, imikoreshereze y'umubare 7. Nawe nanjye duce bugufi maze twinjire muri uwo murongo mwiza Nyagasani yifuje kuduha uno munsi, unyurwe n'ukuri. Ingingo ya mbere, ibintu 7 birimo 7. Aha wabona ibintu byinshi, ariko ngiye kuguha 7 gusa, tutabujijwe ko nawe ukomeza gukora umukoro wa 7. Icya mbere, umubare 7. Hari iminsi 7 y'icyumweru, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nyine. Icya 2, amabara 7 y'umukororombya, arc-en-ciel. Icya 3, amanota ya muzika, do, re, mi, fa, sol, la, si. Icya 4, ingabire 7 za Roho Mutagatifu. Icya 5, amategeko 7 ya Kiliziya. 6, abadiyakoni 7 ba Kiliziya. Noneho karundura gaho fora 7 kanyuma ngiye kuvuga, amasakramento uko ari 7. Nanjye nawe ukomeze ukora urutonde, hari igihe waza kugwa ku magambo 7 Bikira Mariya avuga muri Bibiliya, hari igihe waza gukomeza kugwa ku bikorwa by'impuhwe z'Imana, ibikorwa 7 n'ahandi henshi. Ariko reka dusoreze kuri ako 7 k'amasakramento, aho Nyagasani yifuza ko natwe twamwegera maze tugakira. Ibintu 7 birimo 7. Reka tujye ku ngingo ya 2, igisobanuro cy'umubare 7. Mu gihe bureyi umubare 7 witwa zayin, weapon cyangwa intwaro. Ni ukurwana urugamba mpaka utsinze. Ni urugamba rwa roho. Bikavuga ngo la perfection, ubutungane. Twongeye twibutse ko umubare 7 ni 6 guteranyaho 1. 6 bisobanura umuntu, 1 rigasobanura Imana. Rero kugira ngo umuntu agere ku Mana, yiyongeraho nyine 1 bisobanura ubumana, ubundi akagera kuri perfection, ku butungane, kujya mu ijuru. Rero kugira ngo ujye mu ijuru utondagura cyangwa ubara kugera kuri 7, bishatse kuvuga ko bara kugera ku Mana, igisobanura umubare 7 muri Bibiliya. Kunyurwa n'ukuri, kunyurwa n'ibyo ufite. Turabona mu isomo rya mbere, utarashoboye kunyurwa n'uko ari, uno mwami Yerobowamu, ubwo yashatse kwigarurira ibintu, kaza kurangira yapfukiranye ubuntu bw'Imana, akigarurira ndetse n'abantu, akabakoresha ibiterasoni, ibigirwamana, ahirengeye, agashyiraho abaherezabitambo b'urutambiro rw'isengero ry'ahirengeye, nuko agapfukirana Imana. Ibyo byose ni ukwanga gushyika ku Mana, kwanga gushyika kuri 7. Arakifuza kuguma ku bumuntu bwe, aranga kugera kuri 7. Nyamara Imana yari yaramwizeye. Twongere dutekereze ku buyobozi bwacu. De la présidence à la prison. Uzi ko ushobora kuva ku buyobozi wihitira muri prison. Navugaga prison y'icyaha, prison de la prison du péché, prison y'icyaha. Twongere dutekereze ku butegetsi dufite, abayobozi dufite, akenshi turangwa no gusahura, kwiyandavuza, kwandavuza imbaga, nk'abaye Yerobowamu. Mbese tugashakisha ibintu, tukabura ubuntu bw'Imana, tukikubira, tukamera nk'ayasura isaruza byinshi gasohoza bike. Ngaho abayobozi nk'aba Yerobowamu irangira Nyagasani abakuyeho amaboko, kubera ko badukiriye ibintu aho gushaka ubutungane buva ku Mana. Nta kindi usibye gusaba Imana imbabazi nk'uri baza uno munsi tugira tuti, uhora rutwibuke, ujye neza umuryango wawe. Amen, amen. Akenshi turi abategetsi, turi n'abayobozi bamwe, abandi turi abashefu. Ni kangahe njya nerekeza mushinzwe ku Mana, kuberekeza mu ijuru, kuberekeza kuri wa mubare 7. Ivanjiri uno munsi turumvamo Yezu wagejeje abashinzwe kuri 7 ubwo abagaburiye. Iri gabura ry'imigati, gutubura imigati, birerekeza ku Ukarisiya.
Yezu tugaburira imigati agira ngo abe ari we tureba tumurangamire umugati w'ubugingo. Muri Ivanjili hagarutsemo 7 inshuro 3. 7 ya mbere igihe Yezu abajije ngo bafite imigati ingahe, nuko abigishwa baramusubiza bati 7. Yezu rero bwa kabiri afata ya migati 7 ayiha umugisha, iratubuka, arayitubura, nuko ayihereza abigishwa ngo nabo bayihereze imbaga. Umubare 7 none byagarutse ku nshuro ya 3 aho barundanyije imanyu bisigaye yuzura inkangara 7. Izi nkangara 7 birerekeza ku masakramentu, birashushanya amasakramentu, ya masakramentu twazirikanye hariya haruguru y'ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo adutagatifurize muri kiliziya ye, y'ibimenyetso natwe tuzamo gukoresha buri munsi kugira ngo dukire. Igitangaje muri Ivanjili, ibi biryo ntabwo byari byinshi, 7 gusa, ariko ni n'igisobanuro ko duke twineza turi mu mugisha w'Imana abantu bashobora guhaga bakanyurwa. Kunyurwa n'ukuri ntabwo ari ingano nyamwinshi, ahubwo nuko harimo impuhwe z'Imana, harimo ubuntu bw'Imana, harimo ubutungane bw'Imana. Niyo mpamvu bose barya bagahaga kubera kunyurwa nuko bari, kunyurwa n'ibyo bafite, gusangira kwa duke twineza. Ngubu ubutungane, guhora dushimira Imana, Imana itugira neza, Imana idukura habi, Imana idukiza inzara, Imana itugaburira kubera impuhwe zayo. Muri iyi si dufite ikibazo cy'umururumba, ubugugu, umunabi, umushiha, kutanyurwa, kugira umuhimbo. Dushaka kugarukira kuri 6, wa mubare utuzuye, imperfection w'abantu, ngo wa mururumba, kwijujuta, ugahora utakuti ndarya iki, ugahora uganya, uhora mu maganya. Icyo ni ikimenyetso cy'umuntu uhora mu maganya, udashaka gushyikira Imana, udashaka kugera kuri 7. Nawe nanjye twige gutondagura umubare 7 nibwo tuzabaho neza. 7 kunyurwa, 7 kugera ku Mana, kandi iyo wageze ku Mana ntacyo ugikeneye kuko ufite Imana. Iyo ufite Imana ufite byose. Ikibazo cy'umururumba, ikibazo cyo gutanyurwa, ikibazo cy'umuhimbo muri no si tuzagikemura dute? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore bari babanye neza, batunze ibintu bya mirenge, bakize. Ariko nubwo bari bakize, umugore agahorana ikibazo cyo guhora yibaza impamvu umugabo we atamuha keya, impamvu umugabo we atamwitaho uko ashaka. Nuko umunsi umwe ngo aza kumubaza ati, ariko koko wanzasohokanye nanjye, ukantebereza nanjye, tukagendana, kuki koko tudasohokana kugira ngo nanjye kunshimisha nk'abandi bagabo bose? Nuko umunsi umwe umugabo aza gufata wa mugore we, baragenda bajya muri hoteli, barasohokana. Birumvikana ko umugore yishimye kuko umugabo nyine agiye kumushimisha. Bageze muri hoteli, ngo umugore aza kurabukwa couple y'undi mugabo n'umugore, nabo bari bari mu nguni yindi. Ubwo hari kuri Saint Valentin, umugore aza kurabukwa iyo couple, maze ahamagara umugabo we, aramubwira ati, ngwino nkwereke, reba uburyo abandi bagabo bashimisha abagore babo. Ati, urabona uburyo bari kwishimisha, uburyo uriya mugabo ari kwita kuri uriya mugore we, uburyo baryoshye, mbega couple nziza we. Ntureba rero, reba uburyo bari gukina udukino twiza nk'abantu nyine bakundana, mbega couple iryoshye we, mbega couple iri kuryoshya we. Ureba nawe ukiza kuba wankoreraga biriya? Umugabo aticwe, araceceka, araruca ararumira. Bishoboke ko basubiye iwabo. Hashize ngo iminsi 6 nyuma ya Saint Valentin, umugabo nanone yongera gusohokana umugore we. Bishoboke ko basubiye ahandi muri hoteli yindi. Nanone umugore aba ari urakwa bwa mbere ya couple bari babonye kuri Saint Valentin. Noneho babona umugabo ari ukwe n'umugore ari ukwe, ahubwo buri wese yasohokanye n'uwe. Nuko amagara umugabo aramubwira ati, ngaho ndebera, iriya si ya couple twari twabonye kuri Saint Valentin. None se kuriya mugore yasohokanye n'undi mugabo, hanyuma se kuriya mugabo nawe yasohokanye n'undi mugore, ubu se bizeranye aho bombi mu rugo rwabo? Nuko wa mugabo nawe aramusubiza ati, ntureba rero? Ngako ko ndi umugore amubwira ati, ntureba rero, ntumbaze byinshi. Wa mugore yongera kubwira umugabo we ati, none se nyuma ya Saint Valentin bahise batandukana? Gatanya yisiba. Umugabo ati, ibaze nawe nyine, ntureba rero? Ntureba rero, ntumbaze byinshi nawe uri mukuru. Nuko wa mugabo yungamo ati, wa mugore rero,
nta na rimwe ubutungane ushobora kubugeraho unyuze mu kwishimisha. Nta na rumwe urugo rushobora gukomera mu gihe rushingiye ku kwishimisha gusa, iraha, irari, kurangiza irari ry'umubiri gusa. Bene urwo rugo ntirushoboka, kuko urukundo n'ibyishimo bitandukanye kure no kwishimisha. Urukundo nyarwo ni ukunyurwa, ukanyurwa n'umugabo wawe, ukanyurwa n'ukuri, ukanyurwa n'ubuzima ufite. Ni uko wa mugore afatwa n'ikinega aratangira ararira, kubera ko yari yiboneye uburyo rwa rugo rwasenyutse, rwa rundi rwari ruri kwishimisha none barasenyutse. Bishoboke ko wa mugore atongeye na rimwe kongera gukinisha ibintu byo kwishimisha, ahubwo bishoboke ko yahanira urukundo rw'ibyishimo, kunyurwa n'ukuri. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngicyo bita umubare 7. Ubutungane nta na rimwe buzaca mu kwishimisha, ahubwo ubutungane nyirizina ni ugutondagura umubare 7, kurwana intambara, urugamba y'ibyishimo, guhura n'Imana aho kwishimisha, aho gukarangira wishimye, urugo rwishimye, couple yishimye. Ikiranga nta kindi ni ukugera kuri 7. Ese wowe wakuye masomo ki muri uru rugo? Ingingo ya 3, imikoreshereze y'umubare 7. Dutangazwe n'ukuntu uyu munsi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2 hagarutsemo umubare 7. 14 bingana 7 gukuba 2. Uko kwezi rero kwa 2 nawe urakumva uburyo kwajemo 7 gukuba 2 ni kangahe? Ni 14. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane kugera ku butungane. Uyu munsi turahimbaza abatagatifu Cyril na Methode, abavandimwe, ndetse na mutagatifu Valentin wa Saint Valentin nyine. Ikibabaje kandi gitangaje kimuteye n'impungenge ni uko abatagatifu ba mbere Kiliziya dusaba gutindaho abantu benshi ntibanabagarukaho, ko bogeje Kristo bagakorera hamwe bakitwara neza, ahubwo abantu benshi bagaruka kuri Saint Valentin, kuri mutagatifu Valentin, bagira ngo basigasire rwa rukundo rwo kwishimisha gusa, kuko akenshi benshi niho barwerekeza. Urukundo rw'irari, eros, niho uzasanga uyu munsi abakobwa benshi n'abasore benshi bari mu ngeso mbi z'irari, bameze nyine nka ya couple ejo n'ejo bundi bazasenyuka. Uyu munsi ntibize kugutungura ko hari abangavu benshi baza gutwara inda, abandi benshi baza kujya mu ngeso zo kwishimisha. Ntibize kugutungura ko couple nyinshi uyu munsi zishobora gusenyuka, kandi ari ku munsi w'Imana Saint Valentin. Kubera iki nyine rwa rukundo rushingiye kuki? Ku irari ry'umubiri. Niba usanga abantu benshi bihangishwaho n'umunsi kwambara imituku ndetse n'imikara n'indi myambaro yose, ngo mpaka bishimishe. Koko umukristo uzirikana rya jambo ryaho mugabo, aho agira ati nta na rimwe ubutungane buzanyura mu kwishimisha. Rero turasuhuje couple ziza gushaka kujya kwishimisha, n'izindi ziza guhagarara ku mubare 6. Umubare 6, imperfection, tuze kugera kuri 7 natwe munsi. Tube maso Nyagasani tuburira, hato tuzaza kugwa mu rwobo, ahubwo tuze kubara kugera kuri 7, umugisha w'Imana. Birabaje kubona uyu munsi twagukura nk'umugisha w'Imana, dukorera hamwe twitwara neza nka Cyril na Methode, ahubwo ari umunsi benshi babonaho umuvumo. Abandi bashaka kujyana abandi mu ngeso mbi z'uburaya, ubusambanyi, rwa rukundo rwo kubeshya abandi, tukaza kwibagirwa ko urukundo nyakuri ari urukundo rw'Imana, urukundo ruzana ibyishimo nyakuri, ko ari ukunyurwa n'ukuri. Namwe mwese muze guhimbaza uyu munsi, buri wese akeye ameze neza. Icyanyuma ngiye gusorezaho nk'inyongezo, mwese muribonera cyangwa muriyumvira uko byangendekeye. Muri no minsi hashize igihe tubura umuriro, ibura ry'umuriro. Rero ntiyaze kugira umbaza ngo padiri ko buri munsi tutakibonera igihe. Nababwiye ko nyine ahantu ndi umuriro ukunda kugenda, namwe murabona ko byangizeho n'ingaruka. Rero icyo nabasaba ni ukwishyigikira kugira ngo niba koko udashaka kuzongera kumbaza ngo padiri guki inyigisho yatinze, kuki buri munsi yatinze, nanjye imbaraga zanjye ni nkeya, uramutse ushyigikiye byatuma koko dushaka uburyo burambye bwo kugira ngo uyu muriro ugumeho, cyane cyane ahantu dutunganyiriza buri munsi. Rero nawe nanjye nakanya daho kugira ngo mushyigikire. Ngiye ku giti cyanjye hari aho ntakwishoboza,
simple masomo que je suis hari byo ntakwigezaho, ariko nawe niba wumva hari icyo wakora kugira ngo dushyire hamwe dushakishe uburyo bwose bushoboka kugira ngo iyi buri munsi tuyisigasire, please nawe wadufasha. Rero ntuze kongera kumbaza ngo uki buri munsi itari kubonekera igihe, kandi mubwira ngo birasaba wowe nanjye ko twafatikanya kugira ngo tugere heza kubera Imana. Buri munsi yagiye igira abakunzi benshi, ariko yagiye igira n'abakontre 6. Hari ikibazo nyambaza Yezu cyane igihe nafuraguritse, nahuye n'ibibazo nk'ibyo muri kwibonera cyangwa muyumvira, ndetse na bimwe mu bikoresho bitari gutungana neza uko bikwiye kugira ngo bitunganye buri munsi. Nuko nkabaza Yezu nti ariko Yezu, kuki ushaka ko nabaho mpangayitse, nkafite byinshi cyane ntari kugeraho simbishobore, kandi mfite abantu benshi cyane bakunda buri munsi, kuki mpora mpangayitse? Na n'ubu Yezu ntago arasubiza, ariko nizeye ko azasubiza igihe n'igihe. Nawe Yezu igihe azagukoresha umukunzi wa buri munsi, uzumvira ijwi rya Yezu. Ntacyo byatumarira kuririmba ngo nkunda buri munsi kuri Saint Valentin, kandi nkunda buri munsi, ariko nta gikorwa na kimwe ushobora guhakorera, kudafatikanya n'abandi. Ntawe bitaniye na rwa rukundo nyine rwo mu magambo gusa, kuryoshya akarimi, ariko tudafatikanya. Kongera dutekereze kuri 7, iriya migati 7 ukuntu yari mike, ariko kubera ko ari umugisha w'Imana bose barasanganye kandi birahura bigenda neza. Nawe nanjye duhamagaye kugira ngo tube igisubizo gikwiye, cya gisubizo gitugeza ku butungane. Uwashaka kudushyigikira yanyura mu gikari buri munsi, tugakora ku buryo ikomeza kudusindagiza, itwerekeza kuri 7, itwerekeza ku butungane, nk'umurongo mwiza, inzira igana ijuru. Mwese mugira amahoro. Uko munsabira nanjye ndabasabira buri munsi, ntimugahame kunsabira, bityo tugendane n'Imana, dukorane n'Imana buri munsi, tunyurwe no guhura n'Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masudi Ladislas, Diocèse ya Cyangugu.